Rest and think. Mu buzima dukunda guhura n'ibintu byinshi bitugora ariko byagera mu rukundo byo bikaba akarusho. Niyo mpamvu nje kukugezaho iyi nkuru ya Kellia kugira ngo wumve akababaro yagize abitewe n'urukundo. Nitwa Tumukunde Liliane. Amahitamo ya Kellia. Kellia ni umukobwa mwiza ufite igikundiro ndetse n'uburanga, ariko yabuze amahitamo mu rukundo. Mu buzima ushobora guhitamo inshuti, ariko guhitamo uwo muzabana ibihe byose biragora. Muvandimwe, jya witonda, ushishoze kandi uhitemo umukunzi ugukwiriye, hato utazaba nka Kellia wabuze amahitamo akisanga mu kababaro n'agahinda kenshi. Rimwe na rimwe umuntu ashobora gukunda agendeye ku bintu runaka. Icya mbere, ubwiza, imico n'imyitwarire, ubutunzi ndetse n'ibindi. Kellia we yahisemo agendeye ku butunzi. Yahoraga yibaza uwo bazabana, akumva agize amatsiko menshi cyane. Yaje gukundana n'umuhungu witwaga Erive. Erive yari umuhungu mwiza ugira imico ndetse n'ikinyabupfura, ariko iwabo bakaba bari abakene cyane, kandi Kellia we yumvaga azabana n'umugabo ukize. Kellia yari yarakunze Erive kuko yari umuhungu mwiza, ariko ntiyari azi iwabo, atarahamenya yumvaga ari we bazabana ibihe byose. Igihe cyarageze, Kellia yifuza kumenya iwabo w'umukunzi we. Yaje kwitegura abwira Erive ko ashaka kuzamusura. Erive yarabyemeye kuko nawe yumvaga abishaka, ariko agatinya kubimusaba. Wa munsi warageze, Kellia afata urugendo yerekeza iwabo w'umukunzi we. Kellia yahageze abanza gutungurwa kuko ari bwo bwa mbere yari ahabonye, kandi uko yari yahatekereje siko yahasanze. Yabyemeye ari uko abonye Erive aturutse muri ako kazu amuha karibu n'ibyishimo byinshi cyane. Kellia yamubajije niba ari iwabo cyangwa niba ari kwa nyirakuru, dore ko iyo nzu yari yonyine. Ariko muvandimwe, menya ko ibintu bishakwa. Kellia ntiyahatinze, dore ko atari yigeze ahishimira. Erive yamubajije impamvu ahise agenda urukumbuzi rudashize, amusubiza ko nibiba ngombwa azagaruka. Erive yaramuherekeje, nuko Kellia arataha. Ageze iwabo aratekereza ati, mbe ndi umukene nongere nshakane n'umutindi utagira urwara rwo kwishima? Oya, ntibishoboka. Uriya musore ni mwiza, ariko sinshoboye kubana nawe. Yatekereje icyo yakora kugira ngo amwiceho. Akuraho telefone. Niba ukunze iyi nkuru, ndagusaba gukanda subscribe ukayikurikirana kuri YouTube channel yacu yitwa Bizaza TV. Ndabakunda.